Abakomeje kudukurikira turabashimiye. Njye ndi Paul Billy, iyi ni PBO TV. Kuri uyu wa kabiri tariki 11 Gashyantare 2025 mu karere ka Rulindo, mu murenge wa Gisiga, mu kagari ka Taba, mu mudugudu wa Kimbazi, ahagana mu saa 7 n'igice habereye impanuka ya bisi nini ya kompanyi itwara abagenzi ya Internationale. Iyi mpanuka ntisanzwe. Iyo modoka yavaga mu mujyi wa Kigali yerekeza mu karere ka Rubavu. Yari itwaye abagenzi 52, aho kugeza ubu abarurwa 20 bahitanywe n'impanuka, abandi basigaye bakaba bakomeretse. Imodoka ikigera mu ikorosi rinini riri muri uyu mudugudu wa Kimbazi, ukirenga ku kigo cya gisirikare kiri hejuru y'umuhanda, yatobotse ipine ry'imbere. Iyitoboka ipine, imodoka yataye uburinganire irazungazunga. Umushoferi yarwanye nayo ariko iranga iramunanira, ita umuhanda yerekeza mu mukingo, ibanza kwahuranya igiti gicikamo kabiri, irakomeza, ari nabwo yatangiye kwibarangura mu manga ihari. Abarimo birumvikana imitima yahise bavamo, ababishoboye basimbutse baca mu madirishya. Muri ubwo buryo bwashobokeye harimo uruhinja rw'amezi rwajugunywe na nyina, arucishije mu idirishya rugwa hanze kandi rwarokotse. Nta makuru aramenyekana niba nyina nawe yarusimbutse cyangwa ari we wamubereye igitambo. Abo byakunze nuko umunsi utari uwabo wo kugenda, abandi bagerageje biranga, byanze bibi by'ubusa. Imana ibahe iruhuko ryiza. Abari muri iyo modoka bose bari bafite aho berekeje muri gahunda zitandukanye. Buri wese yari yahagurutse yizeye ko agiye amahoro. Benshi urugendo rwabo rwarangiriye kuri uriya musozi. Muri bo usibye urwo ruhinja, ntawe utari ufite imigambi yo kwiteza imbere. Bamwe bari batashye, abandi bagiye gusura, abandi mu kazi, abandi bagiye gutembera. Zose zari izo gahunda bateguye. Iyo kubura ubuzima ntawe yitegura. Ibi wowe ukuyemo somo ki? Ushobora kuba wumva ubyukanye imbaraga, ukabona byose ushaka urabifite, ariko mu byo utazigera umenya mu munsi wawe wa nyuma ku isi. Uwo wavutseho barawukubwira, uwo uzagendaho nawe ubwawe ntuzigera uwumenya, abandi nibo bazawumenya, ni nabo bazawuvuga, ni nabo bazavuga inkuru yawe. Kugeza ubu polisi iracyari mu iperereza kugira ngo imenye impamvu nyirizina yateye iyi mpanuka, kuko impamvu ni nyinshi. Ibivugwa nabyo ni byinshi iyo impanuka yabaye igahitana abantu nk'aba. Gusa ikigaragara ni impanuka iteye ubwoba. Muri iyi video harimo amashusho menshi ateye ubwoba, amashusho utakwereka umwana wawe kuko yamuhahamura. Biragaragara ko iyi modoka yangiritse cyane, ariko mbere yo kwangirika ikavaho igisenge, binavuze yuko uko yibaranguraga icyo gisenge hari abo cyahitanye. Uko yibarangura, abava mu ntebe bikubita kuri cya gisenge, abahondana imitwe, byari bibabaje. Ikizwi gusa ni uko aho iyi modoka yamanukiye nta nzu zihari. Yewe abari bahari, ababonye ibi biba, bavuze ko kuri uyu musozi nta muntu wahingaga ngo ibe yamuhitanye. Gusa aba batashye bari bafite imiryango y'ababuze ababo turayihanganishije. Birumvikana muri kurira kubera ko murababaye,
abanyu bagiye mukibakunze. Ntimwari muzi ko ari umunsi wa nyuma ngo mubasezere, ariko byarangiye. Nimukomere, byose byabayeho kubera impamvu. N'abandi bazataha, ariko icyo kwizera ni kimwe, ni ukwizera ko bagiye ahantu heza. Icyo mugomba gukora si ukwiganyira, ahubwo ni ukubasabira bakagera iyo bagiye amahoro. Ubu urugendo rwabo barurangije ku isi, ahasigaye buri wese ni ukureba nawe icyo agomba gukora, agatekereza ku nkuru azasiga imusozi. Ese wowe uratekereza iyi nkuru igusigiye iki? Uyu munsi uratekereza ko uri buramuke umeze neza? Birashoboka ku rugero rwa 50%, kimwe n'uko bishobora guhinduka bikaba uko utabitekerezaga. Ongera wibaze uti, ese ndamutse ngiye naba nsize iki? Numara kubyibaza biragufasha kumenya icyo ugomba gukora. Mbere na mbere gira neza, kandi ugire neza igihe cyose ubishoboye. Ntiwite ku baguca intege cyangwa ngo ugendere ku magambo y'abantu. Usenge, ukore, kandi wizere ko ibyiza biri imbere. Ntucike intege ngo wumve kuzapfa. Gupfa ni igeno twahawe, buri wese azapfa, ariko byibura upfuye asize inkuru nziza atandukanye n'upfuye asize inkuru mbi. Haranira kuzasiga amateka mazima. Ibyo ufite ubisangire n'abakene, abababaye, imfubyi uzifashe uko ushoboye, kuko umwami ukorera niwe uzaguhemba. Nukorera umwami muzima, nukorera Imana izaguhemba. Nukorera Satani, ubwo umwami uzaba warahisemo azaguhemba mu buryo bwe. Inkuru nk'iyi igaragaza abantu nk'aba ngaba bananiwe kwikura mu butaka, ni inkuru kwakira mu bwonko bwa muntu igorana. Ntawakwihandagaza ngo avuge yuko ibi afite amagambo yo kubivugamo. Abantu 20 bivuza imiryango irenga 20. Iyo miryango ibuza abayo. Nta n'ubizi neza ko muri iyi modoka hashobora kuba hatarimo abantu bakomokaga mu muryango umwe. Ibyo nabyo birashoboka. Byose ni igeno ry'Imana. Twebwe nk'abantu ntacyo twavuga, ntacyo twakora. Imana niko yabishatse. Muri aba 52 bari muri iyi modoka harimo abana bari bafite ejo hazaza, abo bagiye. Harimo abagabo basize ingo, harimo abagore basize ingo, abo bagiye. Urugendo rwabo rwarangiye. Twebwe tubasabire bagereyo amahoro, ndetse baruhukire mu mahoro ya Nyagasani. Natwe igihe cyacu kizagera, kandi nikigera nta gisibya, tuzataha. Uyu munsi urabyuka ukumva ko uri bwirirwe mu isi, ariko iyo umunsi wageze ntabwo uyirirwamo. Undi nawe arabyuka akumva ari bugirirwemo akayiraramo,
yiga akayirirwamo ariko kuyiraramo ntibikunde, bikarangira iryo joro ritabaye irye. Ashobora kugenda yararwaye, ashobora kugenda hari indi mpamvu. Mu by'ukuri aya makuru ntabwo ari ayo kugukura umutima ngo ufate umwanzuro ko atazongera kugutega imodoka ugiye mu rugendo ngo uhitemo kuzajya ugenda n'amaguru, kuko uwo muhanda ntabwo imodoka yawe ugusangamo. Ibigomba kuba bigomba kuba, ntaho wabicikira. Ntuzi ikizagutwara, ntuzi isaha, ntuzi n'umunsi. Icyangombwa ni uko ugomba gusenga, ukizera Imana, ukezwa, ugakora igishoboka kugira ngo ukiranuke n'Imana, ubundi ugakora ibyo ugomba gukora. Icyo tuzi ni uko Imana iriho kandi ikora ibikwiye yateguye. Iyi video yakabaye idufasha cyangwa ikaba ikimenyetso cyiza kidufasha kuburana n'Imana, ariko kuko ntawe uburana nayo tugomba kubyakira. Ni igeno ryacu. Mwese umuryango mugari mwabuze abantu banyu, mukomeze kwihangana. Nyagasani akomeze abakomeze mu mitima. Aba banyu bazaruhukira mu mahoro Nyagasani asesuye. Ndabashimiye.